uretse kuyora manza mpe sinchwane nawe bora kubigenza ute yaragoma shidata n'umudaho tabure itori bisubizamo ariko bana bajya kuri bibi cyana nakuba ngo subizamo no dutange subizamo dutange n'umushaka mahoro babari wakorosha bago wadahaguca wakorosha kudahishije wakorosha ndebere rimwe na rimwe iyo tumubonye kuri kamera agenda avuga ushaka gutekereza ko ari umusaza ariko uribeshye cyane. Mu mafoto ngiye kukwereka muri video uraza kumbwira uko nawe umubonye. Ese wari uzi ko Bijiyo Bija adashobora kukwemera ko umufotora atambaye imyenda y'akazi? Gusa hari inkuru itangaje. Mbere gato ese Bijiyo Bija afite umugore yize iki? Mukurikira iki kiganiro kikagera ku musozo urawasobanukiye byinshi kuri we. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe maze ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Wibuke kudufollowinga kuri TikTok yacu twitwa Rukizo. Reka dutangire twirebera ubuzima n'amateka by'umugabo w'icyamamare ukomeje kuvugisha benshi ari we Bijiyo Bija. Uyu ni umwe mu bagabo bakunzwe hano kuri YouTube. Buryo filimi yose yakinnyemo ikundwa n'abatari bake. Gusa igitangaje muri byose ni uko abana nabo bari kuzamuka niwe muntu bari kwiga. Imana ishimwe Prosper niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Yavutse mu mwaka w'1994. Ubu afite imyaka igera muri 31. Uyu azwi ku izina rya Bijiyo Bija. Yavukiye mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, akagari ka Kigombe, umudugudu wa Kiki. Umugore we yitwa Diane Kabera. Bijiyo Bija Gregoire yize muri GS Moze ya kabiri, niho yakuriye yiga primaire ndetse na secondaire. Uyu mugabo ntago wakizera ko muri secondaire yize MC. Ikindi gitangaje ntago wakizera ko yazamukiye kuri channel yitwa Irebero. Iyi ni nayo Nsabi yazamukiye. Ariko nyuma yaho yagaragaye ku macano menshi. Ntago wakizera ko uno mugabo yagaragaye muri filimi ya Byakonuka Maniga. Agaragara kuri channel ye yitwa Bijiyo Bija Comedy. Agaragara kuri channel nka Big Mind Empire ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Ugendeye ku mafoto nkweretse imbere kuri phone yawe, hari ibimenyetso bidasanzwe bigaragaza ko akiri muto bitewe n'uko agaragara. Ugendeye kuri phone zakoreshwaga mu myaka yashize, iyo wafotoraga ifoto amatariki n'amasaha byazagamo. Urebeye kuri iyo saha biragaragara ko iyo foto yafashwe ku isaha y'isa 8:58. Aha yari ku itariki ya 9 z'ukwa gatandatu umwaka 2018. Nkuko mbikweretse niba iyo foto yarafashe mu mwaka 2018, uyu munsi tukaba turi 2025, urumva imyaka iciyemo uko ataba amaje gusaza. Niba wizeraga ko Bijiyo Bija ari umusaza, yakeka nawe igisubizo kibonye. Ibimenyetso byose birahamya bidashidikanya ko akiri muto cyane, kuko yatangiye gukina filimi mu mwaka 2020 muri Covid. Ese wowe Bijiyo Bija ni icyo umukundira? Tubwire muri comment kandi tubwire n'undi twazakubwiraho ubutaha. Wakoze kubana nanjye, wibuke gukanda subscribe kugira ngo tubyucikwa n'ibindi biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Jye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.